Yesu ashimwe cyane, izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe nanone kandi. Reka dushime Imana mwene data, reka dushime Imana nshuti yanjye, reka dushime Imana Banyarwanda kandi Banyarwandakazi, reka dushime Imana abakunzi b'igihugu cy'u Rwanda, reka dushime Imana abakunzi b'Uwiteka Imana nyir'ibiremwa, Imana nyir'ibihe. Mbazaniye ubutumwa Imana nyir'ijuru impaye, kandi ni ubutumwa butandukanye n'uko wabitekerezaga. Ni ubutumwa bw'amahoro. Njye Imana impaye ubutumwa bw'amahoro, ariwo nsengera igihugu, ariwo ningingira Abanyarwanda, mwebwe muri mu gihugu n'abari hanze yacyo. Ushobora kuba ubayeho mu buzima bugoye cyangwa se ubayeho neza. Hari icyo Imana ishyize ku mutima wanjye ngo nkuzanire, fasha nkiguhe, tega amatwi ubwire ibyo Umwami Imana ampaye. Haleluya! Imana yacu ishimwe cyane. Reka mbanze senga Imana, ariko ndakwinginga ngo nkundire dufatanye umwanya mutoya mu ijambo ry'umwaka wa 2026, mu makuru y'umwaka wa 2026 Umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye. Mana yacu, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane uburinzi bukomeye bubaye kuri twebwe. Uraturinze umwaka wose wa 2025. Si uko hatabayemo ibikomeye byinshi, si uko tutahuye Mwami w'abami n'ubuzima butandukanye, buri umwe wese ku ruhande rwe, kandi wabaye mu ruhande rwacu uraturengera, ntiwatureka. Abatashye baragiye, ariko abasigaye bazima niko ijambo rye rivuga, ngo bazima nibo bakwiye kugushima. Turimo turagushima Mwami, kuko ukituzigamye, ukitwimanye. Izina ryawe ryubahwe. Iri jambo ryawe rero tugiye kubwira Abanyarwanda nk'uko urimpaye Mwami, wishyigikire umfashe, koze ikara ryaka ku munwa wanjye, ukawera w'Imana anshoboze cyane. Kandi uri umuntu wese ugiye gukurikirana ubutumwa kuri iyi cano, Mwami Imana yacu ahembuke. Ari abagabo, ari abagore, ari abasore n'inkumi, ari urubyiruko, abakecuru n'abasaza, mu ngeri zabo zose. Urakoze Mwami Yesu. Hari abacu bari mu mahanga, hari abacu bari mu gihugu cy'u Rwanda, Mwami, abadiaspora n'abandi batandukanye. Turasabye ngo umuntu wese wumva aya makuru, Mwami w'abami, ahabwe n'imbaraga zo kubyizera kandi abyakire. Tugushimiye ko udufashije muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngira ngo mbanze nabibwira ko nta mwanya munini mfite. Dufite gahunda nyinshi kugira ngo dusoze umwaka neza, tumeze neza. Nitwa Pasiteri Gaudence Mugeni, musanzwe mumenyereye kuri iyi cano Tuyivuge TV. Nubona Tuyivuge TV itihuta gufunguka, ushyiremo Zaburi 150 TV, urahita ugera ku byo Umwuka w'Imana yanyujije muri jyewe umwaka wose, ndetse n'uyu mugoroba dusoza uyu mwaka. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma reka dusome Yoweri, igitabo cy'umuhanuzi Yoweri, igitabo cy'umuhanuzi Yoweri, ibice 2. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweri, ibice 2, umurongo wa 23. Turaza gukomeza dusoza kino gice. Nkurikire wihangane tugendane neza. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yoweri, ibice 2, umurongo wa 23. Turazageza ku murongo wa 26. Ntega amatwi witonze. Haranditse ngo, noneho munezerwe bantu b'i Siyoni, munezerwe bantu b'i Siyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi ibavuye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Imbuga zizadendezwaho ingano
kandi imivure yanyu izuzura vino n'amavuta ya elayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira n'akagungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Kandi muzarya muhage muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza. Kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukozwa n'isoni ukundi. Amen. Reka dusome nanone Yesaya 54 umurongo waho wa 7 turageza ku murongo wa 18. Yesaya 54 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 18. Haranditse ngo, reka duhere ku murongo wa 7 kujya ku murongo wa 18 n'amagambo maremare. Mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Nakurakariye uburakari bwinshi, bituma nkwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho, niko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Ibyo ndabihwanya n'iby'umwuzure wo mu bihe bya Nowa, nk'uko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho ku isi. Niko narahiye ko ntazakurakarira nkaguhana. Imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho. Kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho. Ndasubiramo, imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho. Kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho. Niko Uwiteka ukugirira imbabazi, ukugirira ibambe avuga. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Umurongo wa 13. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si jye uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. 16. Dore ni jye urema, umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturukaho ndi, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Ahari ukunda kuba wakiritika ibyo ubwirizwa n'ibyo wigishwa, ugatinda kubyumva, ugatinda kubyemera. Ariko iri jambo riturutse mu kanwa k'Uwiteka Imana Nyiringabo, rivuga ko Uwiteka Imana yacu igarutse ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, igarutse ku munyarwanda uyiringira, igarutse ku munyarwanda uyitegereza. Uyu mwaka wa 2026 harimo igaburo riturutse ku Mwami Imana, rigeze ku mushonji. Uyu Yoweri yarahanuye mu gihe cye, natwe turahanura mu gihe cyacu.
ibi byahanurwaga Abisirayeli, uyu munsi bihanurirwa u Rwanda. Ni twebwe. Imana nyir'ijuru ivugiye muri iri jambo mu bice bibiri gitabo cy'umuhanuzi Yoweli, hejuru ku murongo 21 haravuga ngo mwa nyamaswa mwe zo mu gasozi nimwishime, namwe biti byo mu ishyamba munezerwe, kubera yuko Uwiteka Imana avubye imvura y'umuhindo ndetse n'iyitumba ku rugero rwiza, ngo n'uburabyo bwarabije n'ibiti byeze imbuto zabyo, noneho n'amatungo yabonye ubwatsi bwo kurya, kandi noneho n'uwari ushonje abonye icyo kurya. Imana ishimwe. Imyaka yeze, imbuto zeze, n'imizabibu yeze neza, imivure izuzura vino, imbuga zizadendezaho imyaka y'imihure n'iy'impeke, ya myaka wari warabuze. Kandi ngo bya bindi byariwe n'uburima n'akagungu n'ubuzikira, za ngabo z'Uwiteka kubw'uburakari yarakaye, niko twasomye hirya muri Yesaya 54:7, ngo Uwiteka yararakaye aragukubita, arakubabaza, akwima amaso, ariko none Uwiteka Imana akugarutseho 2026, akugarutseho agufitiye imbabazi, akugarutseho agufitiye ubuntu. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo ikuzanire amahoro, isezerano ry'amahoro Uwiteka Imana asezeranye natwe ntabwo rizavaho, kandi nta ntwaro n'imwe yigeze icurwa kutugirira nabi izagira ikidutwara. Mwebwe abubaha izina ry'Uwiteka Imana, mwebwe abubaha Uwiteka Imana, kandi namwe bakunzi b'u Rwanda, bakunzi b'igihugu cy'u Rwanda, bakunzi b'igihugu cy'ijuru, Imana nyir'ibihe itugarutseho. Isezerano ry'amahoro Uwiteka Imana yadusezeranije ntabwo rizakurwaho, ntabwo rizavaho, ngo nawe uzategura urubanza na rumwe kuburanya u Rwanda ngo rutsinde. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Aho urishimira Imana, we waryamanaga ubwoba, ukicarana ubwoba, ugakorana imirimo yawe ubwoba, Imana ugamburuje, Imana nyir'ibihe imaze kugamburuza incakura. Haleluya. Ni Uwiteka Imana udukunda, ni Uwiteka Imana utugarutseho, ni Uwiteka Imana udukuyeho igitwikirizo cy'ubwirabure, ni Uwiteka Imana utumurikishije mu maso he, ni Uwiteka Imana uturemeye. Hereza Imana icyubahiro. Aho wicaye mu kazi, aho wicaye ukora, aho wicaye ushakisha imibereho, aho wicaye, aho wirirwa, aho ukorera, Uwiteka Imana adusezeranyije isezerano ry'amahoro. Tuzarya duhage nk'ubwa mbere, dusagure, duhunike, dusagurire isoko, tuzajya duhage nk'ubwa mbere. Imana ishimwe cyane. Ni Imana igira imbabazi ndetse n'ibambe. Waguciragaho iteka kakubwira ko birangiye ntibizongera. Noneho uyu mwaka 2026 ugwize imbaraga zo kuba bugufi bw'Imana kugira ngo wakire isezerano. Ugwize imbaraga zo kuba maso kugira ngo wakire iby'iri sezerano, kandi nuba maso uzabirya, nuba maso uzabirya. Imana ishimwe cyane. Iki ni cyo gihe cyo kugarukaho n'Imana nyir'ibihe. Iki ni cyo gihe cyo kugarukaho n'Isumba byose. Abana bawe bazigishwa n'Uwiteka Imana, bazagwiza ubwenge. Imana ishimwe. Bazamenyekana no mu bihugu by'amahanga, bazamenyekana kuko ari Uwiteka Imana ubivuze. Abana bazagira amaburuse afite agaciro, abanyeshuri bazagira buruse zifite agaciro. Imikorere y'akazi, niba hari uyu mwaka wa 2025 warakubabaje, uyu mwaka wa 2026 nuba maso uzakuryohera. Ibihe bisimburana n'ibindi, hari ibihe byo kurira, hakaba n'ibihe byo kuririmba, uko umubwiriza yabivuze. Somwe mu bice 3 by'umubwiriza. Ariko nagira ngo nkubwire ko 2026 isahani Imana yahaye igihugu cy'u Rwanda nawe uzayiriraho nuyizera, wiringira Imana nyir'ibihe. Ni umunyembaraga utangaza, hazahangana n'amaboko akurwanya. Nta ntwaro wacuriye kukugirira nabi izagira ikigutwara, kuko akanwa k'Uwiteka Imana ariko kabivuze. Imana nishimwe cyane. Ingumba zitabyara
uyu mwaka uzumva abagore benshi babuze urubyaro bazabyara, bazaza bashimira Imana. Uzumva ababyeyi benshi babyarira gupfusha, babyaraga bapfusha zivamo, uyu mwaka bazabyara. Si uko n'impfu zidahari, si uko n'izivamo zitazavamo, ariko ndagira ngo mubwire ibitangaza bizabera ku bantu bari baraburiwe. Uyu mwaka wa 2026 uzatangara. Nuba maso, ubane maso nanjye. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko tugiriye imbabazi kandi ko idukuyeho igihano, idukuyeho inkoni ibabaza, tugiriye neza. Bishatse kuvuga ngo iki? Ituvanyeho ibidandabiranya, idukuyeho isharira mu kanwa, iduhaye ibiryoshye. Nubyizera urabyakira kandi ubyizere mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ndashima Imana ko nanjye ndimo, nawe urimo ushima Imana. Iyi niyo message Mwuka w'Imana ashyize ku mutima wanjye ngo nkuzanire. Amahoro niyo azagutwarira, amahoro niyo azakuyoborera, amahoro niyo azakurindira ibyawe. Amahoro, Imana ishimwe. Wakira amahoro avuye ku muremyi wawe, mwakira amahoro avuye ku Uwiteka Imana agira ibihe, mu izina rya Kristo Yesu. Reka dusenga n'Imana dushima. Mana, turagushimiye, imbabazi zawe nyinshi zo zituma tudashiraho. Imbabazi zawe nyinshi Mwami Imana yacu zo zituma tukivuga izina ryawe tutamwaye, tudakozwe n'isoni. Haleluya. Kuko imirimo yose ukoze 2025 ubwayo iraguhamya. Wabanye natwe amezi yose, va mu kwa mbere tugeze mu kwa 12, none kurarangiye Mwami. Dukandagiye 2026 tukiriho, tugihumeka. Mwami, turagushimira abakiriho kuko tukibasha kuvuga izina ryawe, abagihari bakiri mu nzu yawe, bakiri mu rugo rwawe, twibuka imirimo yawe. Haleluya. Hari abawubakiye ubavana mu bukode, hari abagaburiye bashonje, hari abawambitse bambaye ubusa. Mwami Imana yacu, hari abakijije barwaye. Mana yacu, hari abawahaye gutwita barabyara. Uyu mwaka utaha nawo utanzemo isezerano, uyu mwaka uje nawo utanzemo isezerano ryiza. Ni uko uzabane natwe, ni uko uzadufashe, uzatugirire neza, kugira ngo izina ryawe ryamamare mu Banyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ibihugu byacu duturanye, dusengeye Afurika yose, dusengeye ibihugu duturanye Mana, ngo utange amahoro. Reka umutekano uboneke aho utaruri mu izina rya Yesu. Izi ntambaro zihagarike Kristo, kandi ukemure ibyagaragaraga ko bidasobanutse bisobanuke mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana. Turagushimira ubw'amahoro duhaye, turagushimira ubw'umutekano duhaye, turagushimira ko tugarukaho Abanyafurika, turagushimira ko tugarukaho Mwami Imana yacu abibi bihugu bituriye ibiyaga bigari. Turagushimira ko u Rwanda rwacu rugarutseho, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Haleluya. Kandi ibyo ushaka bibeho uko bibaho mu ijuru bishatse no mu isi bibeho. Rero tugushimiye icyo ukoze uremye muri twebwe, turabyizeye, turabyakiriye mu izina rya Kristo Yesu Umwana w'Imana. Amen. Shalom, shalom. Imana iguhe umugisha mu izina rya Kristo Yesu.